hari umuntu ubona umunsi umwe ahindutse ugasigara wibaza uti yabigeze hate? Igisubizo ni iki: ntago bahinduka mu munsi umwe, burya bahinduka mu bwihisho. Bivuge TV. Twese muri iki gihe dufite ikibazo kimwe, dushaka kwiyubaka ariko tukabikora dushaka ko abantu bose babibona. Iyo utangiye kwiga skills nshya ushaka kubishyira online, iyo ufite plan uhita uyibwira buri wese, iyo utangiye urugendo ushaka guhita ukomerwa amashyi mbere y'uko ugera kure. Muri rusange si ikibazo gikomeye cyane, kenshi bifatwa nk'ibisanzwe, ariko ikibazo ni ikihe? Nuko iyo ugaragaje urugendo rwawe hakiri kare ushyiraho pressure itari ikenewe. Abantu bamwe baraguseka, abandi bakaguca intege utaranatangira. Niho usanga benshi batangira neza ariko ntibarangize, kuko bashakaga recognition mbere ya result. Iterambere nyaryo ntirivugwa, rirakorwa. Iyo uri kwiyubaka by'ukuri hari ibintu byinshi ugomba gukora nta muntu ubizi, nko kwiga igihe abandi baryamye, kwikosora aho abandi batekereza kuri perfect, kwihangana igihe nta kintu kirimo kugaragara, nta muntu ubibona, ariko nibyo byubaka uba ugiye kuba. Iyo uhisemo gukora bucece ntuba ufite noise y'abantu bose bavuga byinshi, ntuba ufite pressure yo gushimisha buri wese. Hari itandukano rikomeye hagati yo kugaragara nk'ukomeye no kuba ukomeye koko. Abenshi bahitamo kugaragara, abakomeye bahitamo kuba. Tekereza umuntu witoza buri munsi, wiyungura ubumenyi bucece, wikosora buhoro buhoro, nta muntu ubibona, ariko igihe kizagera ibisubizo bye bivuge. Kandi iyo byavuze abantu batangira kuvuga ngo yatunguranye, ariko we abaza ukuri ntabwo biba bitunguranye, biba byarubatswe. Niba hari ikintu kimwe wakora muri iki kiganiro ni iki: ntukeneye ko abantu bamenya ibyo ukora uyu munsi, ukeneye ko ejo bazatungurwa n'uwo wabaye. Reka abantu baseke, reka abantu batekereze ko ntacyo urimo gukora. We komeza wiyubake bucece, kuko amaherezo iyo igihe kigeze results zawe zivuga louder kurusha amagambo yawe. Iyubake bucece, isi izakumenya nyuma.